ku munsi w'ejo uwitwa Mugisha Benjamin akimara gushyira indirimbo ishara hanze, ni indirimbo yaramaze igihe ategura ndetse yateguza abantu bagiye batandukanye babwira ati ngewe hari indirimbo ngiye kubankira hanze, abantu bakagenda bavuga bati ese kute utubeshya ukatubwira ko ugiye kuduhereza indirimbo, ariko indirimbo ikagenda iheruka nguko. Nyuma y'iminsi mike cyane abantu bagenda bamushinza kuba yarababeshye indirimbo, nyamara yaragiye yamamazwa iyo ndirimbo nawe ubwe akabyivugira, yaje kuba ayishyira hanze. Ariko iyo ndirimbo kujya hanze, navuga ko kugera hanze kwayo byaje kuba bigenda biteza amagambo agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bamwe batangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, bakavuga bati iyi ndirimbo yarashishuwe, abandi bati iyi ndirimbo ntabwo yashishuwe ahubwo ni uburyo bwo kwigana beat, nkuko tujya tubona nk'umuntu wazanye ya mapiano agira atya gacuranga, ariko kumva n'undi wagiye umwigana nyuma yaho ari kugenda acuranga injyana ijya kumera nk'iye. Ibyo byose rero bigakomeza kugenda bibyara intambara y'abafana hagati y'abo bombi. Ubwo hari abari kuvuga bati burya kwiga no kwigana, hari abari kugira batya bakavuga buti Mugisha Benjamin rwose nta miriri imbere yawe, dore ugira icyo ukigana abandi bati buriya kuba washobora gukopera nabyo ni ikintu gikomeye cyane. Ibyo byose rero twagiye tubikurikirana ndetse turavuga tuti reka tumenye ese umuhanzi Tekno yaba abivugaho iki, ese bimeze bite. Ibyo byose rero navuga ko aka kanya ari byo tugiye kuba tugenda tugarukaho. Ubundi indirimbo bari kuvuga ko The Ben yaje kuba ashishura, ni indirimbo yitwa Duro, yaje kuba isohoka ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu, aho hari mu mwaka wa 2015 sorry. Iyo ndirimbo rero nibwo yaje kuba igera hanze, urumva ko nubundi yaje muri sama, abantu bose batangira kuyivibinga ndetse abantu barayikunda cyane, bumva ni indirimbo irimo amagambo agiye aryoheye amatwi, aho uyu muhanzi n'ubundi Duro bisobanura kuvuga ngo winjye kure ngwino rwose uyegere mukunzi wanjye, nta kindi usa nacyo rwose, ni wowe umpereza ibyishimo, ndetse n'andi magambo wumva ko wakagombye kubwira umukunzi wawe rwose ibintu bikajya mu buryo. Ibyo rero n'ubundi navuga ko urebye mu magambo y'imyandikire y'indirimbo ntago usanga amagambo bihura, usibye ko ababundi gushishura indirimbo hari icyo bita kuba wagendera muri style y'umuntu, ariko noneho hakaba no gushishura indirimbo mu magambo, ukaba wenda wavuga bati niba indirimbo iri mu gifaransa reka nzinyishyire mu kinyarwanda, noneho ukaba wagira ute ukaba wayiririmba, noneho akaba n'uburyo ushobora kugendera kuri style ya beat, nkuko tubona abantu baririmba injyana z'amapiano usanga hari uburyo zose zijya gusa. Iyo rero ni style y'injyana runaka umuntu ashobora kuba yagira ate, ashobora kuba yagenderaho. Rero uyu Mugisha Benjamin rero ku munsi w'ejo hashize nibwo nawe yaje kuba ashyira indirimbo hanze ayita ishara. Ni indirimbo nkuko nabikubwiye rero yarateguje abantu igihe kirekire. Iyo ndirimbo ikimara kugera hanze rero abantu bayisamiye hejuru, baravuga bati reka ibyo bintu ntabwo bibaho, Ben rwose uradutuburiye nk'umuntu wari uri hafi kuba watwereka ibitaramo mu kwezi kwa mbere, rwose ukaba usohoye indirimbo nk'iyi ngiyi yigishishwa, ntabwo ari indirimbo iri kuri level yawe. Ibyo ngibyo abantu barabivuze batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, baravuga ariko ese ubundi indirimbo ijya kwitwa igishishwa ryari, ese bigenda bite ku buryo na nyirayo noneho bishobora guhaguruka kugeza aho ashobora gufata umwanzuro wo kuvuga ati ngewe uriya muhanzi ngiye kumurega kubera ko yaje kuba akoresha igihangano cyanjye kandi mu nyungu ze bwite, bikorwa ryari bigenda bite. Ibyo byose rero nibyo wakagombye kumenya mbere yuko ufata indirimbo y'umuhanzi wenda ukayita igishishwa. Harimo bashobora kugendera mu kigara akavuga ati ndumva style imeze nk'iyi wenda indirimbo runaka y'umuhanzi, urumva nka Tekno yashyize hanze iyo ndirimbo, ariko uyu munsi abantu bumvishe style ijya kumera nk'iye baravuga bati wowe Ben uradutuburi. Ubundi hari uburyo imyandikire y'amagambo ndetse icyo bita copyright ni uburenganzira ku gihangano cy'umuntu, ku buryo byanze bikunze usibye no kuba wagize utya ukaba wakoze copyright cyangwa ukaba washishuye indirimbo y'umuntu, usibye kuba umuhanzi ubwo yakwiregera, ndetse niyo hari na platform ushobora kuwashyiraho iyo ndirimbo ikaba itayakira kubera ko iyo ndirimbo igize ite, kubera ko iyo ndirimbo ari copyright, kubera ko wayiganye amagambo warayiganye
warayiganye, beat warayiganye, noneho waza kubashyira kuri iyo platform ikaba yagira iti iyo ndirimbo ikangwa cyangwa banayemera, nyuma yaho bamara kuyanariza basanga igize itya ikaba ihuye, bakaba bagira bati bakaba bayisiba. Icyo gihe umva ko uburenganzira bwe buba bugize gute bwubahirijwe ku gihangano. Niyo mpamvu rero ugiye kumva amagambo wenda ari muri ino ndirimbo ya Mugisha Benjamin aririmba ati buriya Imana nibishaka tugomba kuzabana, wenda urukundo rwacu rugakomera, Imana nibishaka. Ishara nyine murabizi n'ubundi bisobanura ngo Imana nibishaka, niko bisobanura. Noneho urumva ayo magambo wahuza na ya dro umva ko byanze kunze nta huriro aho ngaho. Noneho katwinjire mu cyo bita Afrobeat. Afrobeat ubundi akenshi cyane ni injyana uzasanga yenda gucurangwa kimwe, usibye kuba uri bugenda uhinduranyamo akantu kamwe, kubera ko haba hakoramo icyo bita gukubita ingoma kabiri. Ibyo ngibyo ni ikintu kimwe, noneho hakazamo ibindi bicurangisho. Ubundi Afrobeat yose isa nkaho icurangwa kimwe, usibye kugenda uzanamo utuntu tw'uturungo duke wowe twovuga ngo nge nka producer reka nzikiremo akana kanaka, nkiremo agafioline, nkiremo akagitari, nkiremo agapiano, nkiremo akantu kose kagiye gatandukanye. Ahanga kari buze gutuma iranjyana itaza guhura n'iyo ngiyo. Bavuga ati noneho niba iri yanjyana, niba ari kuno rimwe kabiri gatatu kane, noneho nkaza kugira nkakubitamo kandi kantu kagacurangisho ako ngako, urumva ko karaza kuba kagize gute, karaza kuba gahindutse umwihariko we. Naza guterekamo fioline, urumva ko biraza kuba bibaye ibindi bintu, icyo gihe irabibaye beat. Noneho naza kongeramo akantu ka speed, birahita bitandukana na za ndirimbo zindi wagiye wumva. Naza kugabanya speed nabwo uraza kumva bitandukanye na za zindi wagiye wumva. Ariko Afrobeat ubundi injyana ijya kumera uko nguko ubundi ni n'umuhanzi Tekno wasaga nkaho yagiye ayamamaza mu style. Twagiye tubona injyana zigiye zitandukanye zibare yaba Michael Jackson bagiye bakora. Hari injyana rwose ureba ukagenda ugasanga style imeze nk'iyaba, ariko amagambo ntabwo ahuye na niyo ngiyo. Rero abantu benshi cyane rero bagiye bibaza bati ese umuhanzi Tekno yaba ari buze kuba avuga iki nyuma yaho iyi ndirimbo isohotse. Abantu gatangira kuvuga ko iyi ndirimbo ya Tekno bishobora kurangira ayiryojwe, ariko nanone ibyo ngibyo abantu babyibaza ugasanga harimo bamaze kubikonfirma akavuga bati indirimbo ni igishishwa. Ariko buriya byanze bikunze injyana zose iyo ugeze gutya nyine ukavuga ati noneho ndashaka ko injyana igenda uko nguko, byanze bikunze birangira bihuye. Ariko navuga ko injyana ya Debeni, inuza ya Debeni, beat yakoreshejwe muri iyi ndirimbo Ishara ifite BPM ya 55, naho mu gihe ya Tekno ifite 85 kugeza kuri 95. Umva ko ntago bihuye cyane, kuko urimo urasanga na BPM yayo hari naho iri kugenda ikagera ku 120. Urumva ko ni uburyo butandukanye. Niyo mpamvu uri buze kumva indirimbo ya Tekno bitewe wenda na studio banayikoreyemo, uraza kumva ifite uruntu rw'ubaze rukubita cyane. Noneho ya Debeni unajya kumva ni Afrobeat ijya kumera nkaho ibyinitse, ariko nanone ijya korohamo gake cyane. Ibyo rero bigata bituma izo njyana zombi ziri buze gutandukana. Nanone wakumva ibicurangisho byagiye byongerwamo ugasanga ntago bigize bite, ntago bihura, usibye kuba wenda wavuga bati wenda izi njyana zijya kumera kimwe ukagenekereza. Ngibyo rero wenda reka turebe ese witwa Tekno araza kuba agenda asubiza iki, kuko ubu aka kanya tuvugana ntago Rebo ishinzwe kurebera ibihangano by'u Tekno, dore ko yaramaze n'igihe kirekire adakora, ntago yirimo igira cyangwa igira ikitangaza. Ndetse n'umuhanzi Tekno ubwe ku ruhande rwe nta kintu baratangaza, wenda avuga ati umuhanzi wenda mu Rwanda yanshishuye yanyiganye. Ibyo byose rero ntago icyo kintu kirabaho. Ibyo rero nibyo abantu benshi cyane bategereje, ariko navuga ko nubwo babitegereje ibyo bintu byombi biri butume izo ndirimbo ebyiri ziri buze kuba zigenda zitandukana, ntibize kuba bigenda bihura nk'uko abantu benshi cyane babitekerezaga. Nakubwe naguhaye urugero rw'amapiano. Amapiano ni injyana wumva abantu basa nkaho baririmba ibintu bimwe, babyina ibintu bimwe, ariko ukumva nyine nanone ku rundi ruhande ni ikintu ukumva nyine ni uburyo zacuranzwe. Nyine ibyo byose ni ibintu bisanzwe bibaho, ntago biri ari ibintu abanyamuziki bakagombye gutindaho, ndetse n'abakunzi be b'umuziki. Ni indirimbo rwose navuga ko imeze neza. Ishara ni indirimbo irimo ababyinnyi benshi cyane, ni indirimbo ubona ko umuntu witwa Mugisha Benjamin ari kugenda avugurura ibintu. Nyuma yaho ageze atya rwose ubwo yari mu bitaramo n'ubundi bya
bya Bruce Melody bimwe bari barimo baje kuba agaragara byinshi, ubona ko umuntu witwa The Ben rwose ibintu arimo arabishyira ku rundi rwego. Indirimbo rero ubu tuvuga imaze kugera hafi ibihumbi 500 birenda kuzura bamaze kuyireba, kandi ndakeka ko umunsi umwe ntabwo uruzura neza ngo iyi ndirimbo ize kuba igeze byanze bikunze, urumva ko miliyoni yaba iri hafi mu gihe cy'iminsi mike cyane. Mukomeze kugenda muyireba n'ubundi mukomeza mushyigikira umuhanzi wacu The Ben, naho ibyo bindi byo kwanariza umuziki byo nakubwiye ko ari ibintu bisaba ubuhanga buhanitse kugira ngo uze kuba wamenya itandukaniro niba iyo ndirimbo ari show kuba ari copyright, ariko nanone witonze neza ntago ari ibintu byakunanira kuba wabyanariza nyine ukamenya iyo ndirimbo ese bimeze bite. Navuga nti reka dusoreze ahangaha ikiganiro cyacu, ariko ikintu kibanze tuba tugomba kugenda tubasaba ni cya kindi cyoroshye, no kujya aho munsi mukareba ahantu handitse subscribe, ubundi mukayikanda, mwamara kuyikanda mukajya munsi nanone gato cyane nyuma yo kumva ikiganiro ukandika igitekerezo cyawe, ubundi ukajya hirya gake cyane kuri ako kamenyetso kagakumwe ugakanda like, ubundi ngahita nkubwira ni ngiye gutegura ikiganiro nkanakikugezaho ndituru. Mukomeze kugenda mudushyigikira, mugire ibihe byiza, ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze cyane.